Linda Afya. Kora subscribe, sabone. Iyo ubwibone buje isoni zihera ko zikaza. Ngaho abo twajyanye. Ni ikihe kimenyetso cy'ubwibone? Ni isoni. Umuntu wese ugirira isoni z'ukwari ni umwibone. Ubwo se ngo ndahagarara ngo akagashati ngo ntigashajera ko ariko mfite. Ngo yewe we. Hari n'abatarize. Agera abize barimo nabize babaswa. Ariko akavuga ati ubu ninge barajya bavuga ko ntizi, nawe akagera avuga ati vraiment donc sasa kabisa, kugira ngo nawe bagire ngo mbese uko utanezerwa. Kera turi abana ababyeyi barabikoraga, agahekenya ibigori impungure, gahekenya yabinoza ukasama agaciramo, bo wahaga mu nda, ariko icyanga cy'ibigori niwe uba yakiriye. Ubwo ababizi murabizi ngo niko bigendekera umuntu wese ukunda kuza kwiga ari kubisomerwa n'abandi. Ngo ikigeragezo nk'icyo isi yose nicyo kiyishyizwe imbere. Ni ikivuze ngo iki ngaho niho mwacyumvise. Niba uri umugabo nawe uzubaka inzu nk'iyi, niba uri umugabo mbewe mugore kise musenzi, nawe uzambara igitenge nk'icyanaka, iribaya nawe rizabe ryongeyeho izindi ntugu. Nguko uko imbaga nyamwinshi iyi si ikurura bayemereye, bagirana amasezerano, biteguye kuba imfura mbi, biteguye kubeshya, biteguye kwiba, yewe n'amaso bayakanura privike babone ubutunzi. Kuko iyi si ikurura, nongere mbanze nyipfobye, nyinenge, nyigaye, ariko nyivuze ukuri nkurikije umurongo dusomye Matayo 6:33. Aravuze ngo nimubanze umushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose umuzabyongererwa. Ngaho ndababaza nkubaha ikizamini cy'ubwende nka mwarimu. Abantu baremye agasoko, inyongezo yari imeze, inyongezo bujya abari gato, gake, kaboze, kanambye, gatemyeho, gafite injaba, ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ku ruhande, ibindi byose. Ubwo icyo cyo ni ukukigura, ni mubanze mubishaka. Ibindi byose ngaho, ibindi byose twatangiye. Cyambere inzu, moto, amashuri, imirima, umugore, umugabo, amafaranga n'abana, amatungo, intama, ihene, ko batari kuvuga, inshuti, imirima, imyambaro, amafaranga, ibyo kurya, cyubahiro, murekeraho. Ibyo byose byitwa mbese koko ni kabi, mbese koko ni gake, mbese koko karanambye, katanamba se ntawakuwa amenyo n'umugabo. Usibye umuntu ufite umwuka wera w'Imana, kandi nawe akaba afite mwinshi, kuko hari n'abagira gake. Nta wundi ku isi ugukunda uri mu nyungu zawe. Umwana w'Imana abujijwe 100% gufata ideni keretse yagize ibyago. Kandi mbabwire, ideni mu byawe, ideni mu byawe, igikara mu byatsi. Na poromosiyo kuri Tigo no kuri Airtel na tombora nta nyokurimo. Ngo Tigo kashi ngo itsindira imodoka, imodoka wese arayanze. Ibyo bita uburyarya, ngo ni umuntu ukurya akakumvisa ko ari weho uri kurya. Turaguhimbaje mubyeyi, weho wiyerekanye unyuriye mu bana bawe, ibendera ryawe ry'ubutumwa bwiza rikagaragara muri iyi misozi n'iki kirere. Uhabwa icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo twebwe abatanze igihe cyabo, ibyabo, imbaraga, bakemera kugira n'ibihombo mu byo bakora, ni ukuri uzaba harengeye, imirimo yacu iziturwe ingororano ubwo uzaba uje tube mu bwami bwawe. Ni benshi baba mu iteraniro ry'abera batazakubona, twebwe abari aha turinda aka kaga, kandi twegereza amasaha yera tugiye kwiga ijambo ryawe. Banza uhe imitima yacu kumva, gufata imyanzuro, kubikunda, kubikumbura, wagura ubwenge n'intekerezo, utugira abawe, uduhishe mu mababa yawe. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen.
ye reka dushime Imana yo ikunze ko uyu mugoroba ushyira isabato tuba turi hamwe kandi twiga izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Tutabura no kubwira abakiri hirya bagifungura bitari ukubotsa igitutu, ariko tuvuga tuti bashyizemo akete nabyo byaba byiza, ko nabyo birashoboka kugira ngo byose bize kugenda neza. Noneho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'uyu mugoroba riri kutubwira ngo isi rukuruzi. Ngamusubiremo. Isi rukuruzi niryo tugiye kwiga, kandi mpamya ko ntawe bigoye kubyumva kuko birumvikana. Ngaho turasaba ko kubw'ubwinshi bwa telefone ziri kuza imbere akaba habura aho gutereka ibitabo, abantu bakwegera ku mabafure naho bifata neza. Murakoze. Ngaho munsubiriremo tutaba twarangaye. Isi rukuruzi ntabwo itunze cya rukuruzi, ahubwo yo ubwayo nicyo ni ema, ni magneti. Isi y'ubwayo igenza ute? Irakurura. Kubize ubu bwenge busanzwe bugiye kuzayirimbura, muri iki kirere aho Imana yaremye ni hagari, byo bita univeri. Ni ikirere kinini kibamwe amasi menshi, ntawo muri twe wayabara, ariko hari ikitwegereye icyo bita atmosfere n'ikigikurikiye. mu bumenyi ubu busanzwe, iyo ufashe akantu yenda ndafata aka gatoya kataragira uwo gakomeretsa, icyo kirere nubwo mubona ubu duhagaze, ariko twe tukaba tumenyere kuvuga ko iyi ari hejuru, ariko uro yuko isi iteye mu kirere hejuru wahabura. Ubwo nuri iyo hejuru ku yindi si nawe yavuga ngo iyi ni hejuru, kandi atunze kuri twebwe hejuru hakabura. Nuri hasi nawe iyo ku yandi masi nawe yaba ari hejuru. Mbese nitwe turebesha iri jisho rigufi ritabimenya rikavuga ngo hano ni hejuru, nayo ikirere kiragiye. Hari n'ikirere ugeramo ukaba utagaruka, imbaraga zihaba zikaba zitakwemerera kugaruka. Tuve muri geography, ahubwo icyo nshaka murebe aka kantu ntereye, ntabwo kagiye, bigenze ute? Karagarutse. Hariho imbaraga iri ku iyi si, bayita mu gifaransa ngo ni acceleration de la pesanteur. Iyi mbaraga ntiyakemerera ko gakomeza, ahubwo iyi si iragashaka. Niyo mpamvu igenda ute? Igakuruye. Uko imeze kugukurura ibyayihaye bikayiyegereza, niko inameze no mu bundi buzima busanzwe. Isi y'ubwayo ni ema, irakurura, ifite rukuruzi. Noneho tutaratangira gusoma amwe masomo, wakwibaza ngo igukuruye bitwaye iki? Ukayibatamaho ntuzayibadukeho, byaba bigutwaye iki? Ngaho muri Bibiliya dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ni igice cya 2. Umwuka w'Imana arabyanga, yanga kwidukurura, kubera ko ntawe yakuruye ngo azagira amaherezo meza. Ni urwa mbere rwa Yohana 2 umurongo n'uwa 15. Hari itegeko, nta nubwo ari umushyikirano: ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data twese ndi kuba kuri muri we. Ndasubiramo: ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data twese ndi kuba kuri muri we. 16. Kuko ikiri mu isi, bagenda kubisobanura ibyo bintu, kuko ikiri mu isi cyose,
ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo, bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ariko nshaka iyi definisiyo, ndimo gakunde isi cyangwa ibiri mu isi, kuko ukoze atyo gukunda data wa twese ntabwo kuba kuri muri we. Mbese hari ibintu bitonkerana. Nta wakunze isi ngo ubwo aba akiri uw'Imana, ahubwo ubu ukunda isi ubwo ukaba uvuye ku Mana. Noneho Imana yaduhaye, niba ndabyita ikizamini, simbizi, bisaba abantu b'abahanga n'abazi amasiporo akomeye. Imana ishaka ko dutura ku isi, tukarya ibiyivaho, tukanywa ibiyivaho, tukayambariraho, ariko tugasa n'abari mu kirere batayibaho cyane. Mbese sinzi uko bizamera niba tuzajya tuyisura ku kagoroba, niba ubwo namwe mubyumve, kuko nishaka ko tuyikunda. Kandi ubwo ibyo bavuze itwiyamye ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, no kwibona ku bw'ubu bugingo. Ibi bintu nabyo ndaza kubisobanura. Ibi wabaye uramutse ugize akaga, ibintu byose hakagira igikuruye amaso, ugira inshuti. Ni televiziyo se, ni umupira, ni ibirori, ni ibiyaga, mbese ibyo bikurura amaso kandi ntacyo bimariye umubiri n'umwuka, byagukuruye ubwo buri inshuti y'isi. Umubiri ntabwo unyuzwa gusa ari amaso, hari n'igihe n'amatwi. Ni teyatere, ni urunana, ni amakuru ya radiyo, icyo kora mwe mabi ngo mve iyo bene wanyu bageze, niyo babigejeje unababare byapfuye. Ibyo byose ni ibyo kunyura kamere y'umubiri. Noneho hariho kwibona ku by'ubu bugingo. Ibyo bita kwibona ku by'ubu bugingo, abantu bamwe ntabwo bazi ijambo ubwibone. Ndariha definisiyo. Umuntu wese w'umwibone, tumenyereye ko yenda se umwibone ari uzambara agashati keza akajya yimoca ukuntu. Oya, hari n'abatakora ibyo baharenze. Tumenyereye ko yenda se umwibone ari uzajya yireba, bujya nta nubwo ujya ari we, ujya bamwita inkirabuheri, ni utarakigeze wakaramukanye, ntabwo ari uwo. Ahubwo mu migani, turebe niba ariho ni 11 niba ntibeshye, imigani igice cya 11 umurongo wa 2, mwumva ibiranga umwibone. Hari igihe nawe urasanga uri we. Iyo ubwibone buje, isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Iyo ubwibone buje, isoni zihera ko zikaza. Ngaho abo twajyanye, ni ikihe kimenyetso cy'ubwibone? Ni isoni. Umuntu wese ugirira isoni z'uko ari ni umwibone. Ubwo se ngo ndahagarara ngo akagashati ngo ntigashajera ko ariko mfite, ngo yewe we uri umwibone. None se uragira uti uratoborahe? Bene nk'uwo rero turaza kubigeraho, umurangiye hari akadeni yagafata. Ngo ariko se ngo ubwo ngo abandi bose zisakaje amabati, ngo ninjye uzakomeza mu mahema kabisa kabisa, ngo mu rusisiro we, ngo na mama Saidi yabikoze we, ngo na mama ndengo yokoyo we, ngo ninjye usigaranye igitenge ngo cyantambwe itakambaye. Uwo ni umwibone. Hari n'abagura imodoka mu ideni, nta kindi kibimuteye, nuko quartier yatuyemo ari utayigira. None yagize isoni, kandi mu yatunze imodoka yo ntiyayibona, ariko isoni zarazifite. Agiye kwishakisha ingufu. Uwo niwo bise ngo niki? Ni umwibone. Ngaho murabibone. Hari n'abatarize, agera aho abize barimo n'abize babaswa, ariko akavuga ati ubu ninjye barajya bavuga ko ntizi, nawe akagera avuga ati vraiment donc sasa kabisa, kugira ngo nawe bagire ngo mbese iyo utangiye kugira isoni z'icyuricyo, ubwo uba wabaye iki? Umwibone. Nanze ko ugira ngo abibone ni bamwe bambara mu nzira bakagenda bireba. Oya, nabo muri mwe unashatse
hari n'abo ujya uvumbura ukabimenya uvuga yari kwishyiraho udufiyeri ariko ntabwo ariyo domene ye. Hari abazi ubwenge bakurenze bakumenye ngo uyu ni umwibone. Hari n'abandi bashakira kuko bambaye bamanika ibinyugunyugu hano, abandi bashyira ibyuma aha, abandi bashyira ibirabyo aha, abandi babicisha ngo mbese ibyo yaburiye kuki ari cyo nibura bibonere kuwamureba abe yamwibeshyaho agire ngo nawe arakaze cyane. Izo soni ujya ugira zo kubicyura icyo, ubu bamwe muri mwe ntibakikorera n'imitwaro mu nzira, atari uko batunze menshi, ahubwo agaha umukarane akamuha iryo jana nta gitunguru arabirisha kibisi. Uwo ni umwibone yanze kwikorera ngo nawe ari gukarisimate yabaye boss, dore ko n'uwo urahemba senkana kwita boss. Igihe cyose ugize isoni zicyura icyo n'ukuri, wari abakecuru bari kwiroha mu ishuri bakagurisha ishyamba nk'iri ryakamutunze nabe, akiga akarangiza bamukubita pansiyo ari icyo yari ashakaga ngo ariko agiye ku rutonde rw'abaseseri nawe bajye bamwita lisansiye. Uwo nawe ni iki? Ni umwibone. Igihe cyose utinya kugaragara uko uri bikagutera iki? Ari ukuri, nibyo bita ubwibone. Noneho rero isi ni ibiri mu isi, barabivuze ngo ni ibituma wibona ukagira irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ukibona na hehe no ku by'ubugingo. Ngaka mbaho ndi murongo wa Bibiliya. Aha turi kwiga ngo iki? Isi rukuruzi. Muri Matayo ni igice muzi cya 4. Ni Yesu ageragezwa na Satani, ariko nshaka umurongo wa 3. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye yahinduke imitsima. Bavandimwe, Bibiliya yanditswe mu buryo bw'ubuhanga. Nashimye umuhanuzi Ellen G. White yanditse muri iki gitabo cy'ibifuzo byose, ni ku rupapuro rwa 382. Oya 380 katurebe. 381 muzayisomere. Ni icyigisho cyitwa ingorane z'igalilaya, nge simpasoma. Nahanditse ngo igihe wiga Bibiliya ngo yuratora akarongo kamwe, ngo nurangiza uzunguzeho ubwenge, ngo uvumbure igitekerezo Imana yaguhishemo. Ibira ntiyanditse nk'imvaho cyangwa umuseso cyangwa ibindi binyamakuru byakunze, ahubwo hariho amabango ahishwemo ku buryo kugira ngo yasobanukirwe bigusaba ubundi buhanga. Bikagusaba ubundi buhanga bugusabye gutekereza no kwiyambaza Imana. Baravuze ngo tora akarongo kamwe, zunguzaho ubwenge, ngo uvumbure igitekerezo Imana yaguhishemo. Ngo kandi ngo ntukagira nezezwa no kwiga iki gitabo ngo ukigishijwe n'abandi. Bo babigeranije ngo nk'uko kurya buri wese yikangira, ngo buri wese ajye yakira ubugingo burikomokamo ari ubwivomeyemo. Mbese uko utanezerwa, kera turi abana ababyeyi barabikoraga, agahekenya ibigori impungure, gahekenya yabinoza ukasama agaciramo, bo wahaga mu nda, ariko icyanga cy'ibigori niwe uba yakiriye. Ubwo ababizi murabizi. Ngo niko bigendekera umuntu wese ukunda kuza kwiga ari kubisomerwa n'abandi. Aho tuhareke karagaciyemo. Matayo 4, Yesu abwirwa na Satani ngo niba uri umwana w'Imana ngo yendura aya mabuye imitsima. Iki kintu cyaje mu ngo batikurikira. Icya mbere, Yesu yarashonje. Icya kabiri, isaha yo kurya nawe yari igeze, niyo myiteguro yaragiyemo. None icya gatatu, yari umwana w'Imana. Mwanyumvise buriya? Ngaho kansoma akantu gato. Ubwo ndi kuvuga isi, ndacyavuga isi ukuntu yimereye, ikurura. Muri iki gitabo cy'ibifuzwe bihe byose, mu cyigisho cyitwa Insinzi, ni icya 13, il insinuera encore un doute comme préface à la tentation. Noneho Satani ngo acomekamo kwijijisha nk'ugerageza, acomekamo kwijijisha nk'ugenza ute. Ubwo ni kana kavuze ngo niba uri umwana, arabizi ko ari we, abizi ndetse neza, ariko aravuze ngo niba uri umwana w'Imana, si tu es fils de Dieu, niba uri umwana w'Imana,
le Christ est tenté de répondre à ceci. Icyari ikigeragezo cya Yesu ni ugusubiza kariya ka niba. Niba uri umwana w'Imana, ubwo ikigeragezo cye ni iki? Ni niba iyo yonyine. Ubwo ibindi si ikigeragezo, nubwo ari kumucira amaso nta kibazo, nubwo ari kumukubita igikoni nta kibazo, nubwo ari kumunyuraho yambaye imyenda imeze ite nta shida, nubwo ari kumutambukanaho imodoka nziza, Yesu ntiyari kurebayo. Ariko ngo byari ikigeragezo kumubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Ndaza kubisobanura. Il se garda pourtant de donner la moindre prise au doute. Nyamara Yesu yaririnze kugira ngo namba atagira ubwaho rwaho kwijijisha cyangwa se gushidikanya kwa Satani. Il ne veut pas mettre sa vie en péril pour fournir une preuve à Satan. Muhumve kuko turahagaruka. Ntabwo Yesu yigeze yumva yashyira ubugingo bwe mu kaga ngo akunde yemeze Satani ko. Ubwo ntabwo ndarenga. Ntiyigeze agambira gushyira ubugingo bwe hehe ngo akunde yemeze Satani ko. Ubwo namwe muruzuza. Hano hepfo niho banditse ngo ikigeragezo nk'icyo isi yose nicyo kiyishyizwe imbere. Ni ikivuze ngo iki ngaho niho mwacyumvise. Niba ngaho kambitondeka nga niba uri umugabo nawe uzubaka inzu nk'iyakara. Niba uri umugabo mbewe mugore kise musenzi nawe uzambara igitenge nk'icyanaka, iribaya nawe rizabe ryongeyeho izindi ntugu. Niba uri umugabo wabikora neze minervari wayikora nga nawe uzazane lisansi kora Yesu. Niba uri umugabo nzabone nawe umuhanda uwuharuje uwigejeje iwawe. Niba uri umugabo nga nawe uzanyereka isambu nk'iya Ruhumurizo wayivana se we njiji we wayikora se ngaha mushari. Nuko isi imeze imbere y'abagabo n'abagore. Ibyo bitumye ikurura. Noneho ubu bamwe aho ibafatiye niba mwarabikurikiranye ya rukuruzi navuze ya ema ya magneti ntabwo yapfa gukurura enerema bidafitanye isano. Sinzi uko ndabivuga. Donc uzanye gahunahuna niko tuyita mu Kinyarwanda gihinze. Gahunahuna ukayishyira mu mabuye n'ibiti byumye nibwo byaba ari bibisi yabizana. Unyujije kutwuma yadutora. Ni igiki gitumye dutora? Ni isano bifitanye. Nukuvuga ngo icyo bidafitanye isano ntibikururane. Noneho rero umuntu wese mu mutima we ufite ubwibone bwo kutanyugwa nuko akaba ari ikindi ashaka kuba cyo, isi iramuhunahuna igimunyura imbere. Ngaho niba uri ingumi ngaho nawe nzabona ufite umugabo umeze nka Korodine akarara acikiye. Ngaho ubwo wiga iki umusenzi wizehe nzabona ufite imodoka nk'iy'abandi akajya gufata ideni. Ngaho ubwo nawe uzi ubwenge wabikora se hehe? Biriya bibona abagabo akarara aratobora inzu. Iyo ako kayihayiho kakurimo isi kunyura imbere rukajya rukanacakirana. Ubwo muri make ndangize no ku muti nubwo twari kuwutanga nyuma ntacyo tunawubonye kare. Shira kayihayiho unarangije ubwo ihita ushira ikidashoboka kitazanashoboka n'uwakikwizeza akaba kubeshya. Ni umururumba nibyo bita ni umururumba nakararira nuko kutanyurwa nuko waramutse. Ibyo nibyo bita kayihayiho. Ni gashire ikizakunyura imbere ntikizagukurura. Naho nikabamo koco bigeze bavuga igihugu kimwe ngo cyarwanye intambara ngo noneho ngo kizana ngo indege ngo ifite ubuhanga ngo bwo gutambuka hejuru y'abanzi imbunda zose bafite zizamukira zifatwa ku ndege. Ubwo niko Satani nawe yimereye. Abamufitiye ibyangombwa bose azajya agenda ute ashyikira. Ni nayo mpamvu ntukareba umuntu ahagaze mpagaze ukungizwe na babiri. Abakorino ba 2:4:16. Nubwo uyu muntu w'inyuma asaza ariko umuntu w'imbere ahora ahinduka mushyuko bukeye. Hari igihe uw'imbere abora ukagira urabona uw'inyuma yibita housing. None ukabibwirwa nuko
isi yinyuze imbere, abimuka, abakomana imitwe, abagira ute, abagurisha naho bari bafite, abagurije ibiki, abahora babirindagura, inzu yari isakaye itava nzima, bugakeri gukata amabati nk'ugiye korora inuma. Ukuntu hari uko babikora, ukuntu ukibaza aya mabati, ubwo hari ababyumvise. Nta kindi akamurimo kari imbere. Noneho ema bayinyurijeho ya gahunahuna ikagira afata ibisa nayo. Noneho rero ikigeragezo cya Yesu nicyo kigeragezo cyacu none, kandi ntabwo kirafata abagabo n'abagore noneho bake ngaho 111 cya cyigisho. N'ubundi turi kwiga ngo iki abari gukurikira isi rukuruzi 111. Mwumve noneho abo Satani mbere yuko agufata mubanza no kugirana amasezerano. Ni rya jambo rivuze ngo byamanutse arongera aramugerageza, aramubwira ngo nturebe ubu bwami bw'isi, ntubona n'ubwiza bwabwo, ibi byose nupfuka mukandamya ndabiguha. Aragabanye. Yesu yaragabanye ni nabyinshika, nuko yarabihawe n'utari nyirabyo, ahubwo bakabihabwa ari we nyirabyo. Le royaume de ce monde fut offert au Christ par celui qui s'était révolté dans les cieux, en échange d'un hommage au principe du mal. Ubwami bw'iyi si Kristo yarabuhawe n'uwari yarakoze imyivumbagatanyo mu ijuru, abumuhera kugira ngo bagurane nawe amwemerere kumvira amahame ye mabi. Abari ku byuma niba atari ukuturwanaho bareke kubikubaganya. Ubwami bw'iyi si Kristo yarabuhawe n'uwari yarakoze imyivumbagatanyo mu ijuru, abumuhera kugira ngo bagurane nawe yumvira amahame ye mabi. Mais Jésus ne se laissa pas séduire. Ariko Yesu ntiyemera gushukwa. Il était venu établir un royaume de justice et ne voulait pas renoncer à son dessein. Yari yarazanywe no gushinga ubwami bwo gukiranuka, ntabwo rero yigeze agambira kwivuguruza ku mugambi we. Il les offre, Satan soumet les hommes à la même tentation, mais avec beaucoup plus de succès. Abantu kuri ubu Satani ari kubanyuza mu kigeragezo nk'icyo ngicyo, cyangwa se igishuko nk'icyo ngicyo, ariko ho akagira insinzi ikomeye. Il les offre le royaume de ce monde à condition qu'il reconnaisse sa souveraineté. Abubu abaha ubwami bw'isi abasabye ko bemera kwanza kwita ku cyubahiro cye mu bibare. Ubu Satani wazaniye Yesu cya gishuko cyo kumuhisa. Isi yajya muri kuyibuka ngaho musubire mu bibire yavuze hajya ngo niki? Ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso, ikindi no kwibona ku by'ubu bugingo. Mbese ni ikintu wagira na ukumva uri comfortable, niko bajya babivuga mu bazungu. Naho kuvuga uti ndakomeye, kari akabande ziriya nizanjye, erega ari amazu yose ku muhanda bujya nayanjye, nari amaterasi 8. Kuko ubutunzi bw'abatunzi si ibyo bashyira mu nda ngo barye, ari ibyo barye twese twaba turi abatunzi, kuko ntawe uburara. Ari naho kuryama ntawe wahabura, kuko aho minisitiri na perezida barara harangana naho ntabwo uko akomeye arara kuri hegitari, nta nubwo uko akize arya toni, ahubwo arya agasane nkarya akandi, cyangwa byarimba nka burusha nkabisakiza. Nibyo sibyo? Noneho niba babwira ijambo kwibona ku by'ubu bugingo, ni ibintu bikuzengurutse utunze ku buryo uvuga ngo gitifu waka kagari bujya n'umuhungu wanjye. Kongera uti ariko se wari uzi ko bujya na muganga hariya kuri centre de santé ari umukwe wanjye. Ukongera uti bujya n'ijya sambu yo hepfo hajya hava ibisheke byinshi nayo ni iyanjye. Na za nka bujya ziri mu rwuri iyo hakujya mu Mutara nazo ni izanjye. Ijya etaje ya Nyabugogo ijya amashyirahamwe akorera mijya ni iyanjye. Mbese nawe ukajya urizunguza ukumva ko ufatika, ariko urukwawe nabyo bituye ngiyi isi. Noneho ngo Satani ngo natwe ubari kujya yizana akayidushyira imbere ngo ariko kuri twe akagira insinzi. Bitewe n'iki? Dore ibyo dusaba: abaha ubwami bw'isi n'ubutunzi n'ubwiza bwabwo, à condition qu'il reconnaisse sa souveraineté. Abasabye ko babanza kwemera kwita ku cyubahiro cye. Kabiri,
il exige de qu'il se livre à l'égoïsme. Abasaba icya kabiri ko bamwemerera kuzajya bikunda. Gatatu, qu'il répudie l'intégrité. Akabasaba ko bamwemerera kuzajugunya ku ruhande ubunyangamugayo. Kane, et méconnaissent les droits de la conscience. Akanabasaba ko bamwemerera ko batazongera kuyoborwa n'umutima nawe. Umwemerera ibyo ko ari bine wese tayari aramuha kuko atajya bitinza akanakwaka akagucurika akagucuragura akakugaragura uko ashaka. Bine, icya mbere kwita ku cyubahiro cye. Kabiri, kwikunda. Gatatu, ubunyangamugayo ku ruhande. Kane, kutayoborwa n'umutima nawe. Uwemera ibyo wese Satani bari kumwe, yiteguye kumuha ubwami bw'isi akabumuhana n'ubwiza bwabwo. Ariko ni isi si ijuru, kandi isi irisa. Umugani wa babandi bayivuze ntacyo babeshyeho. Kandi mwibuke ko ngo ntibijya bigenda nk'uko umuntu ashaka. Noneho rero ngo Kristo arabanza kudusaba bwa mbere gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kugira ngo ibintu byose tuzabyongererwe. Mais Satan se tient à leur côté et murmure à leurs oreilles. Noneho Satani wageza akabahagarara iruhande, yarangiza akabongorera mu matwi akababwira ngo mwumve icyo cyongorero. Quoi qu'il en soit, de la vie éternelle pour les silence monde il vous faut me servir. Ngo bongo nubwo uri gushaka ubugingo buhoraho, ngo ariko kugira ngo uryohe muri iyi si biragusaba kunyuraho ukabanza ukankorera. Nubwo bwose uri gushaka ubugingo hora, ariko kugira ngo no mu isi bicemo uzabanza unyuraho ugenza ute unkorere. Votre bonheur est entre mes mains. Ninjye utunze umunezero wanyu. Uwo ni Satani. Je puis vous donner richesse. Nshobora kuguha ubukire. Plaisir, ibinezeza. Honneur, icyubahiro. Félicité, gushimwa. Écoute mes conseils. Ngaho cyumvira inama zanyu. Ne vous laissez pas entraîner par des idées fantaisistes d'honnêteté et de renoncement. Ntugakabye gutwarwa n'ibitekerezo by'ubwaka n'ubupfura. Ntugakabye gutwarwa n'ibitekerezo by'ubwaka n'ubupfura no kwigomwa bigezeyo. Ngo Satani munyumve ibindi hari utwo ndasoma ntatinze. Satani ngo araza akavuga ati nubwo bwose uri gushaka ubugingo uhoraho, ariko kugira ngo no mu isi bizacemo neza jya unyuraho nanjye ugenze ute unkorere. Ninjye ufite umunezero wawe, naguha ubukire, icyubahiro, gushimwa. Umvira inama zanjye. Ntugakabye gutwarwa n'ibitekerezo by'ubwaka n'ubupfura no kwigomwa bigezeyo, kugira ngo ubone uko uryoha hehe muri iyi si. Nguko uko imbaga nyamwinshi iyi si ikurura bayemereye, bagira n'amasezerano, biteguye kuba imfura mbi, biteguye kubeshya, biteguye kwiba, banasambana, banakwica, banarimanganya, yewe n'amaso bayakanura privike babone ubutunzi, kuko nibwo buyiriho kandi nibwo bunezeza amaso. Byose ubwo bikubiye mu butunzi. Ngaho ni munkundire muri uyu mwanya iyi si ikurura nongere mbanze nyipfobye, nyinenge, nyigaye, ariko nyivuze ukuri nkurikije umurongo dusomye Matayo 6:33. Aravuze ngo nimubanze umushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose umuzabyongererwa. Ngaho ndababaza nkubaha ikizamini cy'ubwende nka mwarimu. Abantu baremye agasoko aka gatoya kutunyanya n'udusogi n'udusogo n'isaga, simuhari barabongeje. Uwo bongeje uwaremye ko bongeza ambabarira ashyire hejuru, yewe n'agafu n'utunye uwo bongeje n'utujumba n'imyumbati. Murakoze. Ngaho inyongezo yari imeze ite? Mutuje uwa mbere hano yari bose. Ngaho sebikari abari gato, undi kabi, undi duki kanambye kinyanya cyabose gatemyeho murekera ibyo ngo gafite injaba. Sibyo ntibimaze
inyongezo bujya aba ari gato, gake, kaboze, kanambye, gatemyeho, gafite injaba. Noneho mwumva ukuntu isa ari mbi kandi urayibona cyetse warapfuye mu bwenge. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose icyongerewe cyitwa inyongezo. Ngaha tugiye gutondeka Bibiliya, tujye tuyiga nabi tugahubuka. Ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ku ruhande, ibindi byose ubwo icyo cyo ni ukukigura, ni mubanze mubishake. Ibindi byose ngaho, ibindi byose twatangiye. Cyambere inzu, moto, amashuri, imirima, umugore, umugabo, amafaranga n'abana, amatungo, intama, ihene, ko batari kuvuga, inshuti, imirima, imyambaro, amafaranga, ibyo kurya, cyubahiro, murekeraho. Ibyo byose byitwa mbese koko ni kabi, mbese koko ni gake, mbese koko karanambye, katanamba se ntawakuwe amenyo n'umugabo akamushaka. Hari n'inkumi zimubonesha tekinike, byo bitambusha tekinike. Nta myaka 2 amenyo yose akaba ayakuyemo. Ni kabi, karanambye. Iyo kaba katanambye kaba kamugejeje ku munezero yashakaga. Mbese koko ishuri ni ribi, nta bari gukora akazi se basigaye bavuga ngo bari gukora imbanziriza gifungo, koko bakavaho bafunzwe. Nibyo. Mbese koko nubwo ingumba zibabaye, abana bubu bose si ikibazo, ntabahunga bakarutoroka baziza abana. Nibyo si byo. Mbese ubutunzi nubwo tubushaka, ayo mamodoka n'amazu, ubu nta bagitorotse bayazize. Aho akora kuri banki bazana amafaranga kubitsa, wagira ngo nayi ashinguza, bayazana wagira ngo nayi ashinguza. Kera turi abana twajyaga tujya kujya ubuki mu nzu, ubu hari ababizi tubisangiye. Noneho uyu buki nibwo bwari bufite ako kageso. Iyo wagendaga ugakora mu kanoga, ni agatoki wakozaga muri kano, wakoraga mu gatamira, wageraga ku muryango ariho biryoshye kandi bwashize, ukagaruka ukiga ugenda. Iyo butabaga bwiza ukamaze, bwiraga bagufasha. Abarundi nibo bakuye umugani uvuga ngo agatoki kamenyereye gufyeta kama gahese, agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Mwanyumvise? Ntabwo iby'isi bimara inyota ngo uvuge ngo sasufi ndayishize ndagiye, ahubwo iyo usomyeho niho inyota iza. Ubu uwishoboye niwe wakwimuka akabishobora. Aba bagenzura ikirere cyiza cyo guturamo, ubuzima bwabananiye, bajya babinani. Nabo washorera nawe ukababwira uti va mu ngororero genda mu Mutara, ntiyagerayo kuko n'itike ntiyayibona. Ahubwo wishoboye, wasogongeye, wariyakanurirwa, niwe ugenza ute, niwe ubikora. Kuko utishoboye bikwiye ntiyabishobora, nabyo bisaba bije. Iyo abantu basogongeye iby'isi kandi batanyuzwe, nkuko ijambo ry'Imana ribivuze, inyota irushaho kuba nyinshi. Noneho reka mbabwire ngo ibindi byose ni inyongezo, na diporome ni inyongezo, n'umwana nubwo akundwa nayo ni inyongezo. Kandi ni kabi, ni gake, ni gato, karanambye. Utazize urubyara zira urushako. Mwanyumvise buri utazize urubyara zira, kandi ubundi bikiri. Niba nabo ubu bari gukubitwa amakofi, ariko mfite ubwoba ko mu myaka iri imbere abana ntago bazongera gukoresha ikofi, ni imihini n'imihoro. Ibyo oya, ubu se kari kaba, ntabwo kari kaba, bura nta karakorwa. Isi zaba ukuntu kugeza ubwo n'abadasenga bazayizinuka. Nibyo bituri imbere, ariko abagabo n'abagore batagira ubwenge bakomeje kuyigira ubuturo, nta n'igitekerezo cyo gutaha. Noneho rero reka mbabwire ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo bindi byose uw'Imana izajya ibona bikwiye izabimwongeza. Biza ari iki? Atayirambyeho cyetse umusazi, ntawe ujya mu isoko ngo akerezwe nuko batamwongeje,
kuko ntiburana. Niba ufite Imana n'ubwami bwayo, umugabo abuze umugore, abuze umwana, abuze imodoka, ntiboneke inzu nk'iz'abandi, ntiziboneke, ubuzima burakomeje. Uramutse uvuze ngo simva mutanyongeje, ku rutonde rw'abasazi bagushyiraho. Kimwe n'abateje akaga ni abajya kongeresha bataraguze. Nawe ni umusazi, ngo mwanyongeza mwakabyara mwe, ntacyo yigeze, nawe ni umusazi mu bandi. Kuko hari imigisha Imana itanga ifite ikiyihereyeho. Ariko nimujye kure, ni Zaburi 91 kandi ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Ni Yesaya 26:3, ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Ni Imigani 8:17, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imana ntago hari igihe rimwe na rimwe igira nkunzi. Kavuga ngo uyu ni inshuti yanjye, hari uko yabigize, nanjye uyu munsi hari uko ndamugirira. Nkunda abagenzi ute? Abankunda kandi abashaka umwete bazambona. Mbese uko wahagizwa no gushaka ibindi byose niko waguze ngo ikongeze? Urayitunze mu magambo, urayitunze mu myambarire, urayitunze mu mikorere, urayitunze aho mubana. Uwaguhemukira wayigaragaza, wiciwe, wahemukiwe, wibwe, isi yasaye, ibyaha byavunduye mu rubyiruko, wayigaragaza ngo nayo ikwitura ikongere? Abanshakana umwete bazagenza ute? Bazambona. Noneho mu nkundire turi kwiga ijambo rivuze ngo isi rukuruzi. Ngaho utu tuntu two tutwitondere. Iyo umwana w'Imana yamaze kuyoboka Imana, mu mategeko ahabwa harimo kwirinda gukururwa n'isi. Yakobo 1:27. Ubwo aha muhumve kuko tugiye kuhanyarutsa. Yakobo 1:27, umurongo wasomewe abandi imyaka myinshi. Uyu munsi uravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Nta bisobanuro. Kabiri, iyo umwana w'Imana ugiye mu ijuru yemeye ku isi mwanduza, ashyirwa ku rutonde rw'abanzi b'Imana. Yakobo 4 umurongo nuwa 5, Kamere 4, yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Imana yanga isi n'iby'isi. Simvuga ko ari mwe yanga iby'isi n'ibi bikorerwaho, irabyanga. Niyo mpamvu izanarimbika akaba umwirari. Noneho rero kera tukiga imibare niho bajyaga bavuga ngo umukunzi w'umwanzi wawe n'umwanzi wawe. Mwe na plus egal mwe minus and plus equals minus. Siko mubizi mwabanyeshuri mwe. Mwe ni umwanzi, plus ni umukunzi. Uwanga ugukunda ni igiki cyawe? Uwanga ugukunda ni umwanzi wawe. Uwanga ukwanga ni umukunzi wawe. Iki kikwanga uyu nawe agufashije kucyanga, we yaba ari iki cyawe? Ntimubyumva se? Niba Imana yanga isi, ubwo uzanga isi nkayo bazaba inshuti. Niba Imana yiyanga isi, uwaca inyuma wakajya ayitaho, akayigemurira, akayigaburira, akayikorera, kandi hano Imana yo iyanga, ubwo muzahangana. Umuntu wese ukunda isi aba abaye umwanzi w'Imana. Gatatu, isi n'ibiyirimo niyo soko y'ibibi cyane ubutunzi. Timoteyo 6:10. Timoteyo 6:10. Utu tuntu two mutuzirikane. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 10. Aranditswe ngo kuko gukunda impiya, ariko nahera 6. Cyakora ko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi.
kuko ari ntacyo twazanye mu isi irabisanganyamatsiko irajya igaruka kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyugwe nabyo. Ubwo mwumvise urugero ni iki? Ni ibyo kurya ni iki? N'imyambaro biduhagije. Kandi ibihagije nabyo biragora kubibara, ariko Yohana yarabibaze mu butayu. Yaravuze ngo ngaho rero ngo ufite imyenda ibiri umwe aho utawufite. Ubu ntabwo navuga ibiri kuko ibiri yo aho twaraharenze. Nuwabyoroshye akavuga ngo n'ufite 8 akarenzaho agahe utagafite rwose benshi banafatwa. Nuwakurunguruza akavuga 10 benshi bafatwa kuko abayirengeje bo bagenda ute barahari. Noneho ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyugwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. 11 ariko wowe umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo ukurikiza gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ariko wowe umuntu w'Imana ujye ugenza ute? Ujye uhunga ibyo yenda turaza kubireba. Ngaho ngeze 4 ibi by'isi ndabara ubutunzi abihutira kuba abatunzi n'ababishakana ubwira nk'aho agashakanye Imana ubwira ngo ibongeze, ahubwo bo bagashaka kongezwa ariko bafite iki? Ubwira. Biza bizanye n'umuvumo. Ngaho imigani 28 umurongo wa 20 hari aya magambo aya masomo ndabasaba muzagerageze kuyitondera muyasome muri wanyu. 28:20 haranditswe ngo umunyamurava gwiza imigisha myinshi ariko wihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Umunyamurava gwiza imigisha myinshi naho wihutira kuba umukire we ntazabura guhanwa. Noneho reka nambabwire ngo muri uko kwihutira kuba umukire niho hava ibi bintu yenda kantanga ingero z'abihutira kuba abakire. Bibiliya ntabwo yigeze yemera ko mwene muntu akira mu buryo bworoshye. Aho ndahera mu itangiriro Adamu arabwirwa ngo uzajya urarya wiyushye akuye. Abantu bagerageje kurya barushye buke nabasomye 2 ahambere n'abisodomu ngo bari batuye mu kibaya utunga bikoroheye utabanje kuruha. Ngo iyo mibereho yo kudamarara no kugubwa neza ngo niyo yabaye intandaro y'ubunebwe. Iyo mibereho y'ubunebwe ikurikirwa n'urutonde rw'ibyaha rutagira ingano. Ubwo abasoma temwanyaje ya mbere y'Igifaransa niba atari page 33 n'ijana 39 haranditswe ngo la paresse est un péché. Ubunebwe ni icyaha kuko niyo soko y'ibyaha byose bibaho. Aba kabiri bagerageje kubaho batarushye nabyo bikaza kubaviramo ingorane nyinshi. Yenda nahere kubi Sodomo mu itangiro 2 mwibuke ko Imana yari yabwiye Adamu ngo uzajya urajya wishye akuyu. Ubwo Imana ntiyigeze yifuza ko abantu barya ibigenje ute ibyizanye. Ngaho muri iki gitabo ni ibihamya by'itorero umuzingo no wa 5 ndasoma iri jambo riri ku rupapuro rw'180 nahavuze ngo nuko ni Matayo 7:12 nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose ari byo mubagirira namwe. Aya magambo arerekeza ku bakoresha amaboko n'abafite impano batanga. This refers to those who labor with their hands as well as to those who have gift to bestow. Aya magambo arerekeza ku bakoresha amaboko n'abafite impano baha abandi. God has given you strength and skill but you have not used them. Imana yaguhaye ubuhanga ikwihera n'imbaraga ariko ntiwigeze ubikoresha. Your strength is sufficient to abundantly support your family. Imbaraga zawe zirahagije kugira ngo utunge umuryango wawe. Rise in the morning even while the stars are shining if need be.
byuka kare mu museso. Niba hari amakene yaguteye unabaduka inyenyeri zikiri mu kirere. Byuka ryari? Niba hari amakene yaguteye ubaduke bimeze bite? Inyenyeri zikiri mu kirere. Lay your plans to do something and then accomplish it. Panga imigambi yawe y'icyo uri bukore kandi winjiremo uyisohoze. Redeem every pledge and let sickness raise you prostrate. Gerageza gusohoza icyo wagambiriye keretse gusa urwaye uburwayi bukabigutesha. Better deny yourself food and sleep than be guilty of keeping from others their just dues. Byaba byiza aho kugira ngo ubure icyo ugaburira umuryango wawe, byaba byiza ko bwira utariye bigatandukana udasinziye. Icyo ni gushaka kubereka, ntabwo ngiye kwivuguruza kuba yenda mu byigisho bya temperance tubigisha ngo mujye muraryama musinzire. Oya, ntabwo ngambire kwivuguruza, ariko aho kugira ngo ufate ideni uyu munsi uri kubarwaho miliyoni nta n'ibyo utunze byavamo 200,000, uyu munsi uri muri tunekwa, uko bayita urwego opportunity bank, iwacu bayita ngo ni tunekwa. Uyakanuye ngo noneho jedi bishyura jedi, ngo jedi nzambazi zahe bijya n'ibyo bibi. Nubwo ubundi ufite ideni arasinzira. Waruzi ko uri mu ideni yare gutsiriya n'itariki itaragera, iyo mutanze kumubona ugira ngo bwarabikwibutsa ugashaka kandi kayira cyetse utaranirwa agaramye niba utabizi nahari mwababizi. Nibyo sibyo? Noneho umwuka waravuze ngo aho kugira ngo uburi ibyo ugaburira bugende ute ushinzwe bizakugushe mu kaga, byuka mu rukerera. Niba hari amakene wararanye ngo n'inyenyeri zikiri hehe, panga imishinga yawe yinjiremo yikore. Ntugire n'umwe bwira utarangije keretse uburwayi bubikubujije. Mwanyibise buriya aho kugira ngo uburi kibaho uzarare udasinziye, buzire utariye. Ni bibi bibiri nicyo twavuga ngo ningwa nacyo. Nibura nicyo cyoro, ni bibi bibiri ariko niba nacyo. Noneho the hill of progress is not to be climbed without effort. Iri nani ryo jambo nashatse nubwo nasomye birebire. Abaraha mwese mumenye ngo agasozi k'iterambere ntawe ugaterera tarushye. Hepfo baranditse ngo mu by'umwuka no mu by'umubiri. Ngaho musubiremo. Agasozi k'iterambere ngwiki ntawe ugaterera atagenda ute. Cyetse ufashe itangiriro ukarihanagura. Ahanditse ngo muzarya mwiyishye akuye, naho kandika ngo oyo urabeshye muzaraha sitare kubazi igiswahili, ariko akuya nakuya tu. Amabava akaza yayandi udashaka ku buryo umuntu azakuramutsa ukagira ngo ni igisukuri iyo wakubisha amasahani. Ni nawe mugabo, ibyo mbabwira ni ukuri, ni nawe mugabo. Kuko umugabo ni ukuzigama, nuvuga ngo we yakishakamo ibisubizo ibibazo byateye. Ni nacyo kiranga umuntu muzima. Iyo ibibazo byabaye abazi kwishakamo iki ibisubizo. Naho reka mbwira abaraha, kuko yenda utundi ndajya ndusoma ntunyarutsa nadutondetse, imirongo namwe muzayishakire. Reka mbwira abaraha ngo usibye umuntu urimo umwuka wera w'Imana, mu byaduka baravuze ngo hari n'igihe umuntu agira gake. Ubwo ndongeraho ngo kandi akaba afite mwinshi. Ku isi nta muntu n'umwe ugukunda usibye umuntu ufite umwuka wera w'Imana, kandi nawe akaba afite mwinshi, kuko hari n'abagira gake. Nta wundi ku isi ugukunda uri mu nyungu zawe. Ko mutanyumvise? Nta wundi ku isi uri uhagaze mu nyungu za ibi muvuyemo byo kubakira abapfakazi. Yo gitifu bayohereza akayari yabasiki cyeta basenga bafite umwuka wera w'Imana. Nawe ibyo abapfa n'abapfuka biramureba, yarababyaye se arabishingiye. Uzareba uko umufundi umwubatsi ashyira abafundi ku nyubako, bakubaka ku mugoroba ngo bongo ngo urabona ngo kuri banki
ngo nyine ngo kuri banki ngo byagize ngo baba bakinze ngo nta hejo. Hari abazanye udushandiyo barakiramo ibijumba by'imitandiko, bubatse bibitseho akabaraje, nawe bubaka ariko uvuga ati abakenya sinyabaha ntarayo nifitiye nzabona mu kwezi, ati ndabarimanganya tu. Inyungu zawe ntabwo we agenda ute, biriho ntibiriho. None ukuraho ubwo bujiji, ukura hehe ubujiji bwo kumva ko hariho umuntu ukuzaniye amafaranga? Niba ari nyoko uba muri Amerika, we nibyo kuko yayaguha. Niba ari musaza wawe nawe yagenze ute? Kandi nuba bakiyatanga si benshi, nibyo basaza banyu bo bakiyabaha ni benshi. Ubwo noneho binteye kubabwira umuvumo uherekeza gushaka ubutunzi urenganisha. Ngaho imigani 22 umurongo wa 22, 22 umurongo wa 22 haranditswe ngo ntukanyaga umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza, kuko Uwiteka azababuranira, kandi ababarenganya azabanyaga ubugingo bwabo. Ababarenganya azagenza ute? Yeremiya 19 ya 17 hari Yeremiya 17. Iyi mirongo mujye murayitaho, muzayige mugezaho mutuje nizumvikana neza. 11 Yeremiya 17:11 niho umuntu wirundanyeho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari ibundikira amagi itateye, ubwo butunzi buzamusiga agabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Umuntu wirundanirizaho ubutunzi bw'iki ni nk'inkwari ibundikira amagi itateye, ngo buzasiga bigenze bite? Bugabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe. 21:6 imigani, 21:6 imigani haranditswe ngo ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka baba bashaka urupfu. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka bakaba bashaka urupfu. Imigani 13 umurongo wa 11 ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Ubutunzi bw'amahugu buzageza ute? Buzagabanuka, naho urundarunda ibintu avunika wazageza ute? Azunguka. Izi ngingo nzivuyeho. Uyu ni umuvumo, aka ni akaga, izi ni ingorane zifata abantu babiri. Uwa mbere ni ushaka kubanguka gukira, ndaza kumusobanura hepfo. Uwa kabiri ni ushaka gukira ariko hari abagenzi ute? Arenganije. Either wabarenganye ko kukoza uburimanganya, cyangwa se wabarenganya wimye bo wari ushinzwe kugira ngo ugere ku ntego y'ibyo ushaka n'ibyo ugambiriye kugeraho. Ngaho mu nkundire, ibi ni uko isi yanduza, kandi bimaze gufata abagabo n'abagore benshi, bibagushije mu ngingo yindi tugiye kuvugaho yitwa amadeni. Ngaho wigeze agira ideni ashyire hejuru n'ababanjirije. Ehehe ko nta warokotse. Niho mbonye ubwoko butagira abarokotse. Mwagize ideni bitari uburyajya, uwagize irya banki nawe ashyire hejuru. Igihe umuvandimwe ari ukuntu ahumiriza, uwagize irya banki ashyire hejuru. Nabo ni benshi, ntabwo ari bakeya, karabaye. Rero mu bitabo byose dusoma, bimwe ndaza kubisoma ariko ndacungura n'igihe. Umwana w'Imana abujijwe 100% gufata ideni keretse yagize ibyago gusa, icyo gusa. Ubwo ndumva ntawura. Ubwo tugene mu nama z'igitorero, agatabo mukunda gusoma keza, umuzingo wa 2 mu cyigisho cyitwa imari mu rugo, ni imari mu rugo. Haranditswe ngo wirinde ideni nk'uko wirinda ubushita. Abazi ubushita nubwo budaheruka, ariko nimubona ko nabo bwafashe muri za 70 bukibagize babi, ni babi. Ubwo ababuzi ni bya bindi yagiye barakorogoshora, ugasanga umuntu rwose wari mwiza w'inzobe
ukagira ngo ni ubugora yarwaye hari barahapfubiranira. Nibyo bita ngo ni indwara y'iki y'ubushita. Igusigaho ibara n'igihe uzaba warayikize uburibwe bwarashize ariko uzabona unari bushita tu. Ababurwayi bose bajya babitana bushita. N'uwamuyobewe izina avuga ngo wa undi bushita. Ubwo bushita burokama. Niko ideni ryokama, nimurebe iranyandiko ngo ubwo umwuka iyo afashe ikintu akakigereranya ni nka kumwe bakubwira ngo reba hakurya, baba bakubujije kureba urutoki, ahubwo ukaba urareba aho bakweretse. Wirinde ideni nk'uwirinda ubushita. Icya mbere buraryana niyo unabukize bukagusigaho ikimenyetso ngo bibuka paje bayitanga ni 76 umuzingo wa kabiri inama z'itorero. Mwanyumvise buriya burakira bukanagusigaho iki? Niko amadeni ameze. Buriya umuntu wakuzengereje yari yakubwiye ko arayaguhejo akayazana ejo bundi, mbese bijya bigenda neza? Ntabwo bigenda neza. Umunsi wundi agarutse ushobora kumubwira uti mugenzi ukamurimanganya, ariko reka mbwira abandi imbere icyo cyo tunakirangize, ntukajye urarimanganya ahubwo jya umubwiza ukuri. Nguku Luka 6:3-5. Luka 6:3-5. Ngaho byiza unize igitabo ufite muri telefone. Haranditswe ngo ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo igororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Ariko umurongo nshaka n'uyivuze ngo mugurize abantu mudatekereza ko bazagenza ute, abazabishyura. Ubwo birasobanuye ngo bantu mwese babizera murahigwe, abakunze isi bagashaka kuyigira ubuturo. Murankundira yenda ibyo ndabivuga mbanje gusoma aya magambo ari mu nama ku busonga aka ka petit format ni 233. Haranditswe ngo beaucoup déjà ne se sont pas habitués à vivre de manière à pouvoir maintenir leurs dépenses dans la limite de leurs revenus. Benshi bimenyereje kubaho mu buryo butabasha gukemura ibibazo byabo, babikemuje imbaraga zitari hejuru y'izibyo binjiza. Ubwo murabyumvise buriya kirazira gufata ibibazo ukabikemuza ubutunzi burenze ibyo winjiza, keretse ibyago. Ubwo ningiri kukongeraho keretse gusa ibyago iyo bakunize ubusabwa gutabaza, ibyago iyo umwana yagwaye ubusabwa gutabaza, ibyago ubonye umushyitsi ninjoro nta mitima ruka ubusabwa kujya gukomanga ku muturanyi, ibyago umuntu w'Imana mu gihe cya Isa yarapfuye apfa yararimo ideni baza gutwara utwana, umugore atakira Elisa maze amwishyurira ideni ry'ibyago ribaho n'ingorane n'ibibazo. Ariko ideni ry'umurengwe ngo urabona ngo vraiment ngo iyi minsi ngo iki gihugu ngo ntawe kigikoreramo ngo bigende ngo cyese ufite ngo 2 miliyoni 10, ariko kutatugira kukomeje kudusondeka. Ubwo kagenda ngo bongo kuri beka rero ngo naje ngo mumpaye nka 5 ngo nongere ku 8 nari mfite umugani uwoga yibye abyibiramo. Ako kanya ibya wabigaye wabipinze. Kandi mbabwire ideni mu byawe igikara mu byatsi. Ntago munyumvise umuziki igishirira icyo bita kidinga ku Baswahili. Ideni mu bya wari wisanga ni wibyawe byunguka 100 cyangwa 20, ukarya ibijumba yenda ukabijya gusa nta mboga, ariko ukagenza ute ukabirya byawe. Shyiramo 5 utwo wise ngo nitungahe ni 5 jyana ku isoko. Maze rero ubujiji buri mwene muntu. Ubundi abahanga ntabwo ari umwuka ariko bavuze iby'ukuri, baravuze ngo isi niki ngo naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Kandi abagabo n'abagore benshi ntabwo babizi.
umuntu ajya agira gutya ngaho mu ndebe nuko bapanga nijoro bajyana ngo nzarangura ngo mbijyane mu isoko ngo byikube kabiri ngo nzacora ngo ntago bazamfata kuki se batazagufata kuki se bitazahomba ngo ncoye umushinga ngo ndahinga amashu ngo azera ari ngiye afite njyenyine abandi se ubwonko bwabo washyizeho ingufuri kuki se batarayahinga ngo nzajya kurangura ngo nyine ngo habazajya kubimenya ngo nshinguje mwayanjye kuki se batabigutaza ahubwo urabihageze abo baraye babizanye iyo umuntu apanga uko agiye gukira ntabwo atekereza ko ari mu isi abana b'Imana bo mujye muratekereza ngo turi mu isi kandi yamanukiwe na Satani kandi umugambi ni ukutuzambiriza n'inka yayica uretse n'inka n'umwana yamukindura n'ubu kuba turiho n'Imana iba aharengeye kuko kubaho kw'inkoko ntabwo ari muheza agace noneho rero agapanga agafata amafaranga akayaroha mu yo yari yisanganiwe bati ngaho rero ukajya wishyura ku kwezi bingahe azunguza wapi atatu agashira penalty ubwo nayandi akaba yakozemo atatu agashira penalty nayandi akaba ayakozemo akarangira atishyuye n'ayaraye atagihari ariko baza bazinzira ngo arebe iyo azanyura agiye i Bugande abambaye bose bakatiya Bugande ubwo mbwira abakirito ngo iyo uri umukirisitu ntabwo ari icyaha ku bantu gusa ni icyaha no ku Mana mwarabibonye ntimwabibonye ariko nirari ryo kugaya ibyawe ukareba uko ubyibiramo ngaho il n'apprennent pas à s'adapter aux circonstances benshi ntabwo bimenyereje kubana nuko iminsi yaramutse benshi ntibimenyereje kugenza ute kubana nuko iminsi yaramutse ils empruntent sans discontinuer et sont bientôt écrasés de dettes et par conséquent se découragent et se démoralisent ngo baragenda bakaguza na nyamuguzi kaza nuko bakenda guhetamishwa n'amadeni nuko bakazasoza bacitse intege n'iby'umwuka bibashizemo baraguza bakaguza bakongera bakagenza ute bakaguza nzi umuntu ajya afata ideni muri banki imwe yabona byakomeye ubu banabikuyeho akanyabikira mu yindi byakara akajya muri rambere iyo yamukabutura agakata mu yindi hose nta kibazo akemura ahubwo ubwo hari n'ibyo ndi kuvuga bamwe batazi rambere ni za banki zandagaca z'abaturage n'abandi aho batakwambura ngo urege aho buri inyuguzi ikibazo kikaba kirangiye nuko umuntu agahora mu madeni iryo mbereye mwuyu nkazamwishyura ngiye mwiryakara nakara nawe yanshyushya nkazajya mwijya twiringire nigeze muganiriza agiye kumbwira ngo ariko iminsi ikaba yicuma ariko ntabwo iri kwicumana inyungu iri kwicumana ibibazo n'izina ribi kuko ubwo uyu wambara ibara uyu ukambara ibara uyu ukajyambara ubushita koko bukaba bugufasha na nyuma yo kwishyura ugize amahirwe ukishyura wazasubirayo akakubwira ati reka da turizi ukuntu yaranyakije tunayavanye ku ijuru turi Imana yagenze ute yambesheje noneho madame yatanze urugero j'ai connu une famille qui gagnait $20 par semaine et dépensait jusqu'au dernier centime hari umuryango nigeze mbona bajyaga bunguka ibihumbi 15 by'u Rwanda mu cyumweru ngo maze bakayakoresha ngo bagatuza bageze ku gaceri ka nyuma tandis que notre famille aussi nombreuse qui ne gagnait que $12 par semaine mettait de côté $1 ou $2 par semaine. Pour cela, il lui fallait renoncer à des achats qui paraissaient nécessaires mais dont on pouvait se passer. Ngo ntangazwa no kubona hari undi muryango bari baturanye we mu cyumweru wakoraga ibihumbi nka 11 kuko ni 12 bakoreraga ngo noneho bo ngo ni 10 ni ibihumbi 10 ngo bakayacunga neza mwanyumvise buriya ngo bakagenza ute ngo ndetse bakazigama agera muri 2
ngo bo babishobozwaga no kugira ibyo bibuza kugura nubwo byari ingenzi, ngo ariko wakwirengagiza ntugire icyuba. Devuza done aya magambo nayasomye yenda aho nashakaga naho muri iki gitabo bavuze byinshi ntari bubonera umwanya kugira ngo tunirukanke, n'abazasomera page nababwiye muzakomeze hepfo. Ariko kiriya gitabo cyabwiye abana b'Imana kwa kundi y'amagambo avuzemo n'amazi y'itorero ngo mwirinde ideni nk'abirinda iki? Ubushita. Ideni ni ribi rirateranya, ideni ni ribi rirakenesha, ideni ni ribi ryica ubwenge, ideni ni ribi rirahangayikisha, ideni ni ribi iyo utazwi uribona wuririye ku mugongo w'abakwishingiye. Mwanyumvise buriya umugongo w'abagenje ute? Ibyo byo ndongera nsome abishingira abandi nabo Imana yarabavuze kandi bo birakaze. Ideni imigani 17:18 ndasoma amasomo nkane cyangwa imigani 17:18. Aya magambo ntarayavuga, ndabanza babwire umuntu yerutse kuganira n'undi, yari umushoferi atwaye imodoka yicaranye na mugenzi we, none ngo yumva ari kuvugana n'undi kuri telefone, ari kumubwira aho agiye kumufatira amafaranga. Amubwira ati ndaje ndi mu modoka, ndaje ndindira nze nyagufatire. Undi arangije amugira inama, aramubwira ati rero iyo ugiye guha umuntu w'umuvandimwe ideni cyangwa kumufatira amafaranga uba ugiye kwiyongerera umwanzi kuba wari usanganye. Ni byose ibyo ku buryo umuntu mwari mubanye neza nta gasembwa, ari nacyo cyatumye yerekura ukagenza ute ukayamuha. Mwibuke ko Satani ngo abwira abanone ngo nzabuguha niwemera kwita ku cyubahiro cyanjye, ubunyangamugayo ukabishyira he ku ruhande, kuyoboka n'umutimanama ku ruhande, ikindi ukanyemerera ko uzajya wikunda. Ubu abagabo n'abagore bitewe n'ikivi bashaka kusa, ubunyangamugayo bwamaze kujya ku ruhande, ku buryo araza akakubwira ati karaha rwose ndakwingiza ngize ikibazo ko kakigize ariko ntakubwiza ukuri. Twabonye isomo ngo mugurize abantu mudatekereza ko bazagenza ute. Ubwo urubanza rw'abaguzanije ntiruzongere kubaho, ahubwo umuntu naza ngo muraho ngo wayamba 5 uzavuge ngo ndayaguhaye kandi ntatekereza ko uzayanyishyura. Ubwo akubwiye ngo narayabuze ni amina, abazakora uko bazabikore. Mwanyubize buriya ayabonye ubu mwizeye ngo ntazayabona ngo nawe ayararane, ubwo uzabona agenje ute ayaguhaye. Ukabona atari kunyeganyega uzabireka, ukabona ibyo utabishobora tuzamuha amafaranga yawe. Nta nubwo mbigishije ubugome. Muguriza abantu mudatekereza ko kuguriza umuntu ntabwo ari ubukiranutsi, keretse umunyabyago. Mbisubiremo ngwiki si ubukiranutsi, keretse ni ubuzima bwacu buno busanzwe uko mbanye nawe kwatuma kwijana 200 miliyoni wazayarya sawa, n'ubundi wari uwanjye wazayazana oke, kuko byose ni ibyacu, ibyo muzabikore. Ariko ibirimo kuvuga ngo maze rero ngo ikibazo cyanyu ngo umuntu akayaguha museka, ngo ukazayamuha muserereye, ngo ngahakira. Muhise muhamagara abadayimoni, ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere 143 mu Gifaransa. Ubwo Satani amenya ibyo wanga n'ibyo azakora, ni agiye kubivurunga kivaho atandika babyiba. Abajura Satani arayafite, ajya kurangura babifata, ibyo Satani yabishobora. Noneho akazaze kukubwira ngo muri 2 miliyoni wafaye ngo uzasigaye ngo ribogoro 2. Ubwo urwango rukaba rugenje ute ruraje. Mvuze ubutumwa bwatanzwe umuzingo wa mbere 143, nahavuze ngo ntukagire ahishura imigambi ya rimwe na rimwe. Ibibazo biba ari wewe weretse Satani ibitugu byuko yakugenza. Ubwo icyo ndiho murahirwe hatazagira uguriza umuntu ngo ejo bibe urubanza. Abandi bati akagari kantarabana leta riki 25 uyu karaha
ngurije twiringira 200,000 abahari urubanza bakarutanikira aho ngaho ubwo niko rubanza nubwo n'urupapuro rw'abazaza kugeza ute ngo ngaho shyiraho kashi nzakuregisha ugagahita sinyaho ubwo se ko murutanitse ku manywa ruzabura kuburanwa kandi ari mwe mugenda ute mu rupanze. Reka mbabwire ngo kuguza amafaranga nk'uko atari umunezero ahubwo bikaba biterwa n'iki n'ibyago niko wemererwa kuguriza umunyabyaga akaba ari bwo ukiranutse. naho Ntakirutimana uri gucuruza miliyoni 5 ngo none ngo tutu miliyoni ntitukinyungura ngo wampa nka 15 ngo mpaye ngo 10 ntabwo ibyo ari ubukiranutse ahubwo ungurize udatekereza ko nzagenza nte. Niba uri kubona atari kubifasha ntabyo urubanza ubana amafaranga yawe nawe abane aye make amunyure nuko. Noneho naringeze kubishingira nababwiye imigani 17:18 22:26 aya masomo yo muzayisomera ndasomamo make 20:25 17:18 haranditswe ngo umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Murabyumvise ngo iki uwishingira numeze ute nubuze ubwenge. Uba abantu bari kujya baza akavuga ati rwose barakuzi ndi kubona rwose bakuzi rwose kara we njyana nyobora rwose unyishingire untize n'inzu yawe ari n'abatiza niyo babamo n'umugore n'abana untize n'isambu ariyo yonyine yezamwe ibijumba rwose unyishingire wakabyara we nanjye banyihera udufaranga nigire mu iterambere. Nta terambere imbere ni habi nubwo abantu batinya kubivuga ariko imbere ni sataba habi. Ubwo mwe mubona imbere tujya ni habi. Isi yose muri rusange Amerika izakena, Uburusiya bukene, Ubushinwa bukene, Ubwongereza bukene. Iyo ibyo byakenye natwe tugenze ute turakena kuko isi irakenye muri rusange. Noneho icyambere uwishingira bamwise ngo numeze ute 22:26 mwumve ibizaba kuwishingira 22:26 ho haranditswe ngo ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda. Iri ni itegeko. Ntukabe mu bishingira gukorana mu biganza cyangwa abishingira iki abanyamyenda. Iri ni itegeko. 20:25 20:25 haranditswe ngo guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego yamara kurahira agasigara yisiganuza agasigara agenza ute. Ubu hari abakanuye amaso, hari abafunzwe, hari abahangayitse, hari abishyuriye ababo atari ko bari babipanze bari bapanganye ngo ndagutiza gusa bayaguhe ariko uzagenza ute uzishyura. Yamara kudukubita ku kabutura akakubwira ati uzongera umbona hafi n'imbarara kandi nibirimba nzajya no mu bacori. Ubwo amafaranga akabagenda ute arayatwaye arayariye ikibazo kikarangira. Cyangwa Satani uzarusenya udakunda ko tugerwaho n'ibyiza nubwo yaba yapanze n'umushinga neza akabyivangamo kuko birashoboka cyane ko biba byanarakozwe binyuranye n'ikimana yavuze nuko bikaza kugeza abantu mu ngorane. Aba rero 18:13 habuza abantu kwishingira abandi imyenda. Gutegeka 25:13 habuza abantu kwishingira abanyamyenda. Irya nyuma ni imigani 11:15 iyo mirongo yose iraturarikira uwishingira uwatazi bizamubabaza ariko wanga kwishingira aba mahoro. 11:15 uwanga kwishingira bigenda ute aba mahoro. Mbese kwishingira umuntu koko wa mushoferi yavuze ukuri uwanga kwishingira uwagubwa neza akaba mahoro naho wishingiye akaba yikururiye amahane. Ngaho bavandimwe muri uko gushaka ubutunzi bw'isi byatumye abagabo n'abagore isi ibanduza. Navuze Abalewi 18:13
mvuga gutegeka kwa kabiri 25 13, mvuga n'imigani 11 15. Aho hari amategeko abuza umuntu ko yakwishingira. Noneho rero uwo wari umugabane umwe w'uburyo isi igenda ute yanduza ku buryo abaraha bose. Kandi mbabwire, inkuru ziriho, ibiganiro biriho, ibyigisho biriho, amasomo atangwa mu isi nayo kwikunda gusa. N'abakora imirimo isanzwe, hari isomo ryigwa ibyo bita ngo entrepreneurship, bajya bavuga ngo muri biriya bya SWOT analysis ku banyeshuri, hari aho bajya bagera bakavuga ngo opportunities, cyangwa se yenda ubwo tugenekereje ni uturembo tuzana inyungu. Ubwo abanyeshuri ntimuri kunyumva, tuzaza opportunity bababwira ni icyaha gisa, kuko mu isi ntiwakunguka udahuye n'uwubeshya. Cyo ni icyambere, ngo hano hanze mwiteze imbere, amafaranga turayabaha, mushyikire mugende gusa mwebwe mwiteze imbere, muzagira amahoro n'amahirwe. Hagasigara yicaye tupfa kuba wampaye ingwate, uzibeshya urangare. Umunsi wo kuyiteza n'umunsi wo kuza kukubwira ngo yafate ntibisa. Mwarabibonye buriya? Ubwo amabange ndayarangije, nta nyokubamo, nta na mwene wanyu, nubwo yaba ari mukuru wawe wabigufashije, utorotse bamuzirika, yarakwishingiye. Niko bimeze. Abandi bati mushora imishinga opportunity, icyaha. Ntabwo wagira opportunity yindi. Ubwo kuba ari kunyumva birumva na bake, opportunity ni injiji. Mwanyubize buriya, ni ufite amakuru make, ni umunyamibabaro. Ndabisubiramo, ni injiji, ni ufite amakuru make, ni indushyi n'abanyamibabaro. Niyo mahirwe yo gukira. Iyo uhuye n'injiji, ikibiriti kigura 5 ni 20, kuko ntabwo azi amakuru. Iyo ugeze mu karere batazi indazi, ujye ubabwira ngo iwacu hari izo bita ngo ni za dejiga, ujye ubakorera ya dejiga, ubwo bakamanura amafaranga. Iyo uhuye n'uzanye amakara mu isoko atazi uko byaramutse, urambwira uti yo amakara yaragu, dushaka wisubije, ati cyo kora nkubabariye nago habini, kuko atazi amakuru. Iyo ugiye gukorana n'injiji rwose urazikoresha ukazungukaho. Iyo uhuye n'ababuraye, aho mufunda hembwa 3 bubaha 5. Ati ntabwo ndi kubona nta mwanya mfite, kwa mugende kwanza ndanabihinduye. Ngo yawe akabyarawe ngo ntacyo pfa kuyaduha, ngo ari kuzatwongera boss, ngo ngamupfe kujyamo. Iyo wahuye n'ababuraye akazi kabaga gaciyemo. Iryo niryo somo ryigwa opportunity. Na abo ukibona abo wakize. Iyo babuze bose babaye abanyabwenge kandi bifite, wagenda ute? Wakenye. Niyo mpamvu ibi bintu mu byitondane. Ntabwo na promotion kuri Tigo no kuri Airtel na tombora nta nyokurimo. Ngo Tigo kashi ngo itsindira imodoka, imodoka wese arayanze. Ibyo bita uburyajya, ngo ni umuntu kurya akakumvisa ko ari weho uri kurya, yakurangije. Niba yenda urafata ikarita y'igihumbi ugashyiramo, mukayishyiramo muri 5,000,000, ubwo mushyizemo zingahe? Miliyari 5. Muri za miliyari 5 bakagura mu imodoka zashaka, bakagura 20 za miliyoni 10. Bashoye bakuyemo zingahe? Miliyoni 200, bagakwiza abantu. Noneho bakabacisha no kuri televiziyo, ukagibona uko umuhungu yarari kuyikaraga, ukabona byari byagenda ute byaciye, mukavuga uti hajya ngo nangahe, ngo uguruduka isi ugashyiramo, ubwo karohamo, uzarohana nyamurohize. Ariko imodoka zizajya zibonwa na 20 muri miliyoni 5 zayaroshyeho. Nitomboranye, tomboranye. Ubwo se ntubyumva? Mwisi nta ugukunda uri mu nyungu zawe, isi yigukurura ngo ugire ikujyana. Ahubwo mbwira abantu bose bashaka amahoro, iyo urambuye amaboko ugakora, haza bike cyangwa hakaza byinshi, kitenda gukuraho n'ubukene. Ikindi utazakuraho n'ukureshyeshya abantu. Mwanyumvise buriya?
ubukene ntuzabukura ni ugutegeka kwa 2:15 ngo nta gihe abakene bazabura muri mwebwe. Ninjye wahanditse. Reka nambabwire ko kuba dufite abakene ku isi si ikibazo gikomeye. Abakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 12 cyitwa sorry ni ikinyuma muri za 30 cyitwa gufasha abakene. Prendre soin aux pauvres, kwita ku bakene. Baranditse ngo nta kibazo, ngo ntabwo abakene ari bo bakeneye abakire ku rugero rungana n'urw'abakire bakeneye mwe abakene. Buriya umukire niwe wabura abakene akararapfuye, ariko nta mukene ubura abakire ngo ararapfuye. Nta nubwo ari n'abakire bakomeye cyane. Nawe iyo uri mwarimu wahembwe ya 40 si dukeyara, ukaba waduhembwe batuguhaye, ako kanya uhita upanga ngo uzampingira ibijumba mu kabande ugasosoramo 2. Ubwo ntumukeneye, uracukura wesi ugasosoramo 5. Uri buzanzanira amakara ukabushyizemo 2. Urumva utahise ugira abakene 3. Iyo babura ndi wari guhangayika kuko ejo urabyukujya ku kazi. Ni weho bakeneye kuruta uko bo bagukeneye, kuko atari bajya n'ahandi bahimba n'ubuzima, kuko ibyo bagenje ute barabimenyereye. Noneho mu byumve ntimuzamara ubukene, Imana izadutunga kuko yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzagenza ute muzabyongererwa. Ntabwo dukora ngo turunde tubigire, oya, ijuru rirabitanga, ahubwo dukora ngo dusoze itegeko. Hari igihe ibyo ukora ari byo mu nyungu z'abandi. Nuwifuzwe byose 303 mu cyigice kivuze ngo ikibwirizwa cyo ku musozi. Naho bavuze ngo mu bitabo byo mu ijuru ngo imbere ngo imbere ya buri zina ry'umuntu ngo handitse mwido nida kantu ku kandi, ngo reza afitemo page ye. Mu gifaransa baravuze ngo cette page contient tous les détails, ngo kuri iyo page handitseho ngo ido nido, ngo kantu ku kandi kibizakubaho. Les cheveux même de nos têtes sont comptés, n'imisatsi yo ku mutwe wacu igenza ute irabazwa. Mbese ubwo no kuvuga ngo iyo turi gukora ni itegeko gukora, ariko hari igihe ibyo ukora ari inyungu z'abandi atari inyungu zawe. Abomatanya gukora no gukira ni byiza, ariko Imana niyo iyobora ukiri ubutunzi kabuyobora. Wewe ukora gusa kuko kudakora ni icyaha. Iyobora nayo izabyerekeza aho igenda ute ayishaka. Icyakora ntiyabiguha utakoze, ariko abakora bose ntiyabibahaye. Kandi mbabwire ngo n'abakora cyane si bo bakiza, ahubwo ari igihe usanga abadakora ari bo bagenda ute bakiza. Ngaho reka mbabwire ngo ishami rimwe isi twanduzamo ni iryo ngiryo ryo gushaka ubutunzi byagushije abantu mu madeni. Nsoreje ku ishami rya 2 ry'ibirori. Iki ibirori siranduza mu byo yazanye kandi dusoma mu bitabo ngo bizaba ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. Abasomyi bamye byitoro umuzingo wa mbere mu mapaje aheruka cy'igifaransa baravuze ngo refeswayema cyangwa se ibirori, ngo isi nk'uko yari imeze mu gihe cya Nowa, ngo Yesu azajya kuza ifite ibirori birimo n'ubukwe. Matayo 24:20 uhereye 37 gukomeza ukageza 38. Birimo kurya, birimo kunywa. Bibiliya iravuze ngo atari uko kurya ari bibi, atari uko kunywa ari bibi, atari uko gushyingira no gushyingirwa bitemewe, ngo ahubwo ari uko bikorwa binyuranye n'amategeko Imana yashyizeho. Ibyo nabyo byanduje abagabo n'abagore, ndetse binatumye kuko ntari burambure byinshi ngo some. Ibi byo binatumye rwa rukundo rw'umwimerere umuntu yakagombye kugira ubu rwavuyeho mu miryango myinshi n'isi muri rusange. Ahubwo abantu basigaye bahurira habiri, ni ku rupfu no mu bukwe. Noneho ubukwe bubaye buke, kuko Bibiliya ivuga ubukwe ni Yohana 3:29, uw'umugeni asanga niwe mukwe, uw'umugeni asanga niwe mukwe. Doko ahari umugeni wahagurutse agenda asanga umukwe, icyo gikorwa cyitwa ubukwe. Noneho Satani abona ibyo bitadukwira ngo bibe biduhagije tubone uko twidagadura. Umwana watsinze muri CZM ni ikirori, babyite biki? Uba bana bari kudefanda muri CZM primaire, hakaba ibirori, amafoto agacicikana, inyama n'inzoga bikaribwa, ibindi bikanyobwa. Yatsinda toronkome ni ibirori, yabona yaziporome yenda agacita abona akazi bikaba ibirori.
yaba yabaye A1 bakarema ibirori, yaba yabaye A0 byo bikaba ibirori, yakubaka inzu ibirori, yabatizwa ibirori, yakomezwa ibirori. Bajya bakomezwa mwabonye barakomeye, ariko bikaba iki? Yabyara ibirori, yabyara hungu kobwa ibirori, yapfa cyangwa yapfushije ibirori. Kugeza ubwo abantu bapfushije badahangayikishwa n'uwapfuye, ugasanga rwose abagabo bazima beza bize bari kunyuranamo ngo ngo amakositimu mwayabonye, ngo na karuvati zabonetse, ngo hari kubura imwe, ngo hawe kuri rya se wabo ngo niryo kote rikibura, ngo imikenyero yo ngo yarangiye, ngo ariko ngo habuze agapira kamwe kabarata intugu. Bapfushije ngo none se ngo two barambara ku kaboko ko twaje, ngo twaje ngo tuvuye kutuzana, ngo none se ngo ibirahuri byo gushyira kuri serikeye byo byabonetse, ngo byabonetse, ngo hasigaye na rimoti. Ngo nose umukameramani we yaje, ngo ntiyari yaza, ngo mumuhamagare, ngo ariko bije twayipanze. Umuntu batigeze basura n'umunsi n'umwe, ndi muri Jezekiri 555, ngo yenda bahahuriza imineke iribwe n'abamukikije niba atanagitamira, bahuza amafaranga yo kuzishima yapfuye. Ngeka mu nkundire mbivuge ncyo, kuko ntiwambwira ukuntu buriya yenda abajya bareba indirimbo, mujya mureba indirimbo ku masede, hari imico y'Abatanzania yo kuririmba bari kurira, ariko baririmba ukabona ngo dhambi zangu, ukabona narizi. Njye nibaza ngavuga nti iriya ndirimbo ko bayirepeta iminsi, uko bayirepetaga yarariraga. Naje kumenya ko bamwe bajya bajyana onyo, bagiye kuririmba bakayiceka ako kanya bikajya muri ijoro, ukagahita atangira dhambi zangu. Ariko mu by'ukuri nta gahinda kari hehe, ntabwo hari naho tujya dutabara tugendeye ku murongo uvuze ngo mubabarane n'abababaye, waharega uko ugasanga ni wewe ubabaye bo batagenda ute, ukisekera. No wagira ute, wajya ku kahe gahigigi bene byo ba nyiri umupfu abari guherera hanuka bari mu birori, we wajya kwibabariza umutima iki? Ariko reka mbabwire ngo icyo ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka, ndetse amasaha turimo ntabwo tuba turenze aha, ariko ibyo nabyo biri mu byanduza iki? Ibyo bipakiye mu miryango. Buriya imirongo ndibusorezeho ni ibiri. Reka mbabwire ngo iyi si iranduza iciye hariho hose handuza. Radiyo iranduza, televiziyo ikanduza, ubukwe kanduza, ibyo birori ibyo bakoze nawe ukabikora utabanje kwibaza impamvu bagenda ute babikoze. Uko bambara bikanduza, uko biga bikanduza. Ntabwo umuntu apfa gukora, ahubwo urabanza ukavuga ngo uyu mushinga ndawushoye, hari impamvu ibiteye n'inyungu nzabona ngize, nzirinda iki, harimo aka kaga, nzareba aho nyura. Reka mbabwire nti iyi miryango yacu abakiyigira nayo iranduza binyuriye mu ibyo by'ibirori n'amakwe. Ngaho kanihutire muri Matayo, cyangwa se duhere muri Luka, nta kibazo. Ni 20 isoza, amasaha natwemera kurenza kugira ngo tubone uko turyama. Luka 14 umurongo wa 26, umuntu wese uzaho ndi yange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Luka 10 n'ubundi umurongo wa 26 katurebe. Oya, ni Matayo 10:26, ni amagambo ajya gusa nayo ariko bikanyuranaho gato. Aravuze ngo 38 samahani, ukunda se cyangwa nyina kubandutisha mbere 37 ntaba akwiriye kuba uwanjye,
kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe azabubona. Bavandimwe, reka dusoze tuvuze tuti twirinde iyi si rukuruzi, kuko igenda ute iranduza, kandi unywana nayo ugahinduka iki? Umwanzi w'Imana. Wayanga ukaba iki? Umukunzi w'Imana. Ibirimo ndi wabimara, inyota tubifitiye. Wagura imodoka, haje ubundi bwoko. Ugura igitenge, haje irindi bara. Ubyara umuhungu, ukeneye umukobwa. Mbese ibintu bijya biza byiyungikanye. Urangiza mu Cyongereza bagahakaza b'ikinyarwanda, wava mu Kinyarwanda ugasanga igiswahili nicyo kigezweho. Twinjiye muri East Africa Community, wamara igiswahili bati Sudani y'Amajyepfo, ubwo ukaba ugiye mu Cyarabu. Wahinga bati ntibikibona isoko. Wakorora bati ketse woroye inkware. Wakorora bati ketse ushyizemo ingurube nizo zabonye isoko. Wahinga bati ibigori wapi byaraguye, bati ahubwo hagezeho inubere. Wayihinga ngo magweja ntizigifite isoko. Iyi si ndi wamara ibigirimo ntiwanabirangiza, kuko ihora ihendagurika nk'umunsi. Nimureke kutwanduza, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose tuzagenza ute? Tuzabyongererwa. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Linda Asi. Kora subscribe, sabone.